basi ngewe mubwiza ukuri ko uyu mugabo Gafaranga n'umugore we nimubona harenza amezi 2 ataratabwa muri yombi we na Papa Kingi sinzongera guhana ubundi muzemera ryari uyu muntu wo mu Giporoso n'Imana nitamutwikurura ikamutwikurura muri iyi mihanda Giporoso ikavuza induru muzanga erekana nigende. Yes, reka ngusuze nongera ngwikaza nkwifurize amahoro y'Imana muherere wose kwisi niba uri mu gitondo nkwifurize igitondo kizana muri nimugoroba nkwifurize kugira umugoroba mwiza ngende uri nk'ibisanzwe uyu munsi nongere kugira umugisho kubana na nibishaka Theogene umuhanuzi w'Imana hari bamwe batemeye uyu munsi cakuza kwemeza ku munsi aje dukorana ikiganiro yarambwiye ngo sinzongera kugaruka mu kintu cyiswe amatiku ariko uyu munsi si itiku gusa ni itiku runtu rinini ndahita nihagurukira nigera ntabwo haguruka mu kiganiro kubera iki kare wabihanuye ibikize kare wabihanuye Theo reka mbanze numvisha abantu kano kantu ubundi nze nkwereke kangarukiraho ibi ngibi niwe wabivuze ahashize Hano musi twagiye kora tubona umugabo mugenzi wawe ngahata imihino umugore. Tuganire Theo. Yaba ari iyihe mpamvu urugo rw'Agafaranga na Neti Murava uri wararuhaye igihe rugomba kumara ndetse ukanavuga ngo ibi bintu nibitaba muzanyemere nk'umuhanuzi. Hori sinzi ukuntu nteye muri iyi minsi ntago tugiye gusobanura ubuhanuzi Arbe niba erega hori ikintu kitwicana kimwe kubera iki hubwo twibaze ngo kuki abantu batacyemera ko Imana ivuga oya benshi basigaye bapingura bizi neza ko yaba ari uyu mugabo wasenya urugo uyu munsi wagiye gufungwa kubitaga umugabo yaba ari umugore we babwiwe byinshi banangira umutima banga kumvira abantu baratakamba abantu bagira bate yaba Neti Murava yaba Agafaranga bose ati no ntabwo banze kumvira abantu si ubwa mbere ngiye gukora inkuru kuri Gafaranga uzi impamvu nirinze kuvuga Agafaranga wapi sinzi abantu banyihanganire ntago ndi bujye mu itiku pe nabisezeranije Imana bisezeranya n'umutima wanjye n'abakunzi banjye yego mpanura ibi bintu numvaga meze nk'umuntu wataye ubwenge ubwabyo iyo Gafaranga ajya kundega bajyaga kumbaza icyo nshingiyeho kubera ko nari nameshoninze izina rye kandi ubundi ntabwo biba byemewe rero iyo uvuze ngo njye ntabwo mfite ikibazo cy'abatemera ko nkorera Imana yego nta kintu ibyo bimbwiye kuko ntabwo bimpemba ibyo ngibyo kandi icyo binyinjiriza ku ruhande rumwe ndavuga ngo Imana ishimwe ko byasohoye ariko ku rundi ruhande birababaje gusa nari mbizi ko Imana izahorera amarira y'umugore wa mbere rero wari uvuze uti kubera iki ari Gafaranga ari Murava batigeze bumvira abantu yego nta mahitamo bari bafite Gafaranga yari yarateye Neti inda Neti yari atwite kandi Neti buriya ibisebo biratandukanye yego Gafaranga nawe ntago Gafaranga abanye na Neti bakundana iki cyumvikane neza aho ngo natimo turagendana nta nubwo Neti yigeze abana na Gafaranga kuko bakundana ari Neti yumvise ibyo abantu bavuga ariko ntacyo kubikoraho yego yari afite ari na Gafaranga yumvise icyo abantu bavuga ariko kubera ko abantu batari bafite feedback iri necessary ntago byari gukunda nta gihamya abantu bari bafite yego
Annette yumvaga ibyo abantu bavuga kumva koko birumvikana ariko nta muntu wigeze amenya ko Annette atwite. Yego. Nta n'uwigeze amenya ko Gafaranga yateye Annette inda nk'umwana wo kwa pastor. yego. Urumva rero ibyemezo bafashe ibyemezo by'ubugoryi byo kwirengera Yego. kugira ngo wenda igisebo kizaze nyuma ariko byibura umwana yaravutse ahubwo niba yarabyaye ntago mbizi. Yarabyaye byo ntabwo yaba adafite umwana ko igihe bamaze ndumva byange bikunde ko sikuna nta mwana turabona bagaragaje ariko byange bikunde n'imindi ishobora kuba itaravuye mu mwana yawe yaravutse. Okay, iki kiganiro ngikora ku mpanuro ndibuka ko hari abantu bampamagaye barambwira ngo ariko uzihana ryari. Yego. Kubera icyo wadukira ingo z'abandi nyamara mba ndengana. Niba Imana intumye ibyo ngomba kubyirengera ndabyumva ariko mu by'ukuri ni igihe kigeze ngo Gafaranga asubirane n'umugore we wa mbere. Oya se. Ni igihe kigeze cyo kugira ngo Gafaranga nagira Imana ibi bintu akabirokoka. Nagira Imana dore ukuntu ikiganiro nibuka nakoze. Yego. Ndaza no kubaza n'utuntu twinshi ahantu wari wahanuyemo ubuhanuzi bugiye butandukanyemo n'ubuhanuzi bw'iremera. Yego. Nibaze impamvu wahanuye ubuhanuzi bwa Gafaranga bukazamo ubuhanuzi bwa hari iremera hano hafi no muri zira feroje zaho hakazamo ibintu bigiye bitandukanye. Nibaze ngo ubundi urugo rwa Gafaranga mu mboni z'amaso yakora bavuze ko rudahari. Yaba ari iyihe mpamvu abantu batacyumvira Imana bwo barushaho guhatiriza no gukoresha ibyabo by'umubiri kandi Imana yaravuze bakanga kumva? Icya mbere reka nisegure ku nshuti zanjye gusobanura no nitiku babanze babitandukanye. Ni ibintu biri bitandukanye. Reka mbanze nerekane impamvu y'ibyo bintu. Uwitwa Prophete Ernest Nyirindekwe niwe wari uhedinze Gafaranga. Kirumvikana iryo ntago ari itiku. Yego. Hanyuma iyi Imana igiye gukubita umwana uroga umusekurana na nyina wabimwigishije. Yego. Uyu munsi Ernest Nyirindekwe ari hehe? Nta muntu umubona. Nyina ari hehe? Ari muri Belgique ngo ari mu ivugabutumwa ryagutse. Yabaye agiye yaragiye. Impamvu zamujyanye ni uzizi. Yego. Ariko zirahari. Urumva neza? Bivugwa ni bivugwa agari byo mpagazeho. Yego. Bivugwa ko Ernest hari ibintu yaratangiye gukorerwaho iperereza mu buryo bw'ibanga. Yego. Harimo ikinyoma cy'urusengero idini ritujuje ibisabwa nubwo atari ryo ryonyine. Yego. Ariko bikavugwa ko hari amafaranga abantu bo muri Suwede bakusanije. Yego. Batera inkunga urusengero. Hanyuma baza gutungurwa no gusanga Ernest yarakodesheje kandi bari baramuhaye amafaranga yo kugura iki ikibanza cy'urusengero ngo bubake. We rero aragenda aho kugira ngo akore icyo bayamuhereye arakodesha. Icyo nizere ko icyo atari itiku kandi abantu banyumve. Ikintu cyabaye abantu bamwumvise. Yari itiku nanjye mba mbibona ko ari itiku. Hanyuma rero Bagafaranga nabo bamurava bo ngabo mwibuke ko bigeze kumera nkaho babaye abakristo baho. Ibyo ni ibintu byumvikana. Yego. Rero Imana yagombaga guca muri Remera mo hariya yagombaga gufata Ernest Nyirindekwe igafata Gafaranga n'umugore igakunkumura byose igakubita hasi. Turukumvikana? Ahubwo reka mbereke ikintu kibaye. Safunzwe. Yego. Ntago birangirira hano. Kubera igitebo. Nyine mu nyumve. Ngewe amabuye muyantere nta kibazo. Mufite uburenganzira. Ikintu kigiye gukurikiraho ubu turi kuvugana ni cyamunara yari ya ma etage. Etaje ariko murava nta nuzo zifiteho n'iz'umugore wa mbere.
wabanza ukanyumva ndakumva cyane. ejo bundi narababwiye ngo ibintu bya Yongwe birarangiye. ngiye kubona mbona mwasizoye murantuka ndihangana. sibyo? Yego. ndabizi ko umurimo wose umuntu akora azawuzira, yaba mwiza yaba mubi, umuntu wese azira icyo akora. ariko ngire ngo ibya Yongwe mwabibonye ahantu byerekeye. Bya Yongwe byo byavuye mu nzira yarangiye, kuko na televiziyo numva iri gutezwa cyamunara. Ntago ari ariko simwanutse iyo yararagiye nyine simwanutse. ntago bagututse. oya naratutswe ndabizi. ntabyo uzi hore, ntabyo uzi. abakurimira agahita kandi inshuti zawe twigarukire. uyu mwanya reka mbwira abantu banjye ikintu batari bazi bakimenya. nanabashimire barakoze kunyumva, gukora kuri subscribe ku Manirahari TV, n'abandi bagiye bongere bakoreho. iyi channel muzi ko atari iyacu, yahoze ari iyacu, ariko yabaye umwana w'Iriba ry'Abera TV. ubu nibishaka Theogene abakunzi bacu bamenye ko dufite YouTube channel ebyiri, Manirahari TV n'Iriba ry'Abera TV. ibyayo ntago ndi bubisobanure cyane, ariko ndakomozaho gato. ndakumva. yangeze mu biganza kubw'impamvu z'amakimbirane nk'ayo yose. Yego. sibyo? kubera iki niki cyari cyabaye? abantu bakomeje guhemukira abandi, abantu bakomeje kubabaza abandi. ubwo ngejeje aho. sibyo? subize hori. ndakumva cyane. biba ntiwari uhari? wari uhari. tugaruke hano rero. ikintu cyose utaruhiye ni igihe cyo kukinyagwa, ariko icyo wanyazwe warakiruhiye ni igihe cyo kugisubizwa. subiremo. ikintu cyose utaruhiye wibwira ko ufite, sibyo? nuko ari igihe cyo kukinyagwa, ariko icyo waruhiye wanyazwe ni igihe cyo kugisubizwa. iki ni igihe Imana igiye gusubiza agaciro abana ba Gafaranga ba mbere b'umugore wa mbere n'umugore we wa mbere, cyane ko impamvu zatumye amuta nuko yari yarateye inda. Oya se, amakuru nayo ni mashya ku mwana wo kwa Pasiteri nka Murava. none se uravuga ko Murava atari atwite? ntabwo yari atwite. Teo. Okay. Kwa Pasiteri yaba atwite. rero ntaza gushiduka bibaye amatiku. kandi nasezeranije abantu, narasezeranije n'Imana ko yasa amatiku Teo, kibi bintu. Ni mpamvu nakubwiye ngo araza komeze nk'amatiku cyane ariko atariyo. abaye amatiku nabimenya. ya mitego yanyu yo kuzura ibintu twashyinguye nibyo ntashaka, ariko jewe ibi bintu narabibitse mbibika igihe kirekire. kubera iki? Teo ndazwi muri gospel. mvuze ngo sinzwi naba mbeshya, ndazwi. uyu ni n'umusitari kuri muri gospel. ariko tugendane. uyu mwanya izi etaje za Gafaranga zavuye he? mwibuke ibintu by'amakampani. sibyo? Yego. Gafaranga yagiye yakira amafaranga y'abantu benshi, harimo n'umukobwa uri hanze. uranyumva? Yego. bari kuzabana, yari yarabeshye ko ari umusore. amarira y'urengana rero aravuga. ubyicaramo utarabiruhiye ukabihagurutswamo n'akantu kamwe k'amafuti. uranyumva neza? Yego. intego Gafaranga yari afite yari yo kwica Murava. reka ngusomere kano kandi. ni akandiko kashyizweho, ndabona kari ku Gihe. ni akandiko kashyizweho n'Inyarwanda.
.com. iravuga ngo kuwa gatatu tariki ya 7 Gicurasi 2025 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwateye muri yombi umuhanzi akaba n'umukinnyi wa filime Habiyaremye Zakaria wamamaye nka Bishop Gafaranga ukurikiranyweho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina GBV. Ubwo ni entre parenthèses GBV. Amakuru yitabwa muri yombi ry'uyu mugabo yemejwe n'umuvugizi wa RIB DIR cyase kamvuge Dr Murangira Bitieri wabwiye Inyarwanda ko Gafaranga afungiye kuri station ya RIB Nyamata mu karere ka Bugesera mu gihe iperereza rikomeje. Yavuze ati tariki ya 7 Gicurasi RIB yafunze Pastor Habiyaremye Zakaria w'imyaka 35 uzwi ku izina rya Pastor Gafaranga ukurikiranweho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Afungiye kuri station ya RIB Nyamata mu gihe iperereza rikomeje. Kuva amakuru yitabwa muri yombi rye yatangazwa, hari abatangaje ko ibyo Gafaranga akurikiranweho bifitanye isano n'umugore we Annette Muraba bivugwa ko yagiye ahura n'ihohoterwa mu bihe bitandukanye. Abaturanyi bavuga ko ikibazo cyabo cyari kimaze igihe kiza kugera no ku buyobozi bw'umudugudu. Reka duhera ngaha nkwibarize kano kantu. Ni iyihe mpamvu ituma nta musinzi tukibona aho yakubise umugore? Ni iyihe mpamvu ituma nta musinzi tukibona akoze divorce? Ni iyihe mpamvu nta mupagani n'uyu n'umwe tukibona ashinzwe icyaha na kimwe? Ariko abitwa ngo muri abakozi b'Imana cyangwa se ngo mukorera Imana, akaba rimwe mugoreka ibyo mwasomye ndetse n'ibyo mwigishijwe. Hori iyo ufata abakozi b'Imana ukabavangamo n'imishinga ntago mpuza nawe. Gafaranga ntago ari umukozi w'Imana. No. Hari imishinga y'abafashe izina nk'uko YouTube channel yawe yitwa Intoranwa TV. Iyanjye ni Iriba ry'Abera TV, Imana Irahari TV. Sibyo? Tubyite company. Irebwa n'abandi. Irebwa n'abanyoye agacupa, banyoye itabi, basambanye, abasenze, ab'imitima ikomeye n'abiyoroshye. Sibyo? Yego. Gafaranga afashe company ayita abasenga. Sibyo? Yego. Ministries. Hanyuma intego yari afite. Turayibonye. Tumenye ni yayo. Ibyo babesha abantu tubonye umusaruro wabyo. Rero wivuga ngo abakozi b'Imana. Kwishizemo abakozi b'Imana. Nta mukozi w'Imana ukora biriya. Tewe nuvuga gutyo ko just nuvuga gutyo ko Gafaranga ni harya babyita ubwo ni ndabyita ni Bishop ariko wagiye urya n'amaturo y'abantu. Erega reka nkubwira iki ngiki. Nunavuga neti Murava Theo wibuka uyu mwana nawe ni umwana wo kwa pasteri mu ibi byose ntabwo tubirunda kubarokore. Tugaruke hano. Emerina yari uwahe? Banza wonyumve rero. Sibyo? Ukurusha umutwe munini akurusha ubwonko bwinshi. Kanone nako si sawa. Uranyumvise? Ninge wacyuriraga cyane undi muntu. Ntago mbizi. Iyo umuntu akurusha umutwe munini ujye umenya ko akurusha n'ubwonko bwinshi. Ubwonko buri mu mutwe w'inka ntago wabushira mu mutwe w'ihene. Ubwonko bwo mu mutwe w'ihene ntiwabushira mu mutwe w'inkoko ngo bukwiremo. Nta nubwo byavamo. Buri mutwe wose rero n'ubwonko bwawe. Sibyo? Ndakumva. Gafaranga iyo wamubonaga wakomekaho Annette bikajyana. Ni ibintu biri bitandukanye binahabanye. Sibyo? Erega nta Annette nta Gafaranga egari. Annette yari atwite s'il vous plaît. Cyumvikane neza. Arwana no kudaseba. Sibyo? Yishakira mu rwego. Yishakira mu rwego rwo kwirengera. Annette ashaka ntiyashatse mu mwuka. Gafaranga muzana ntiyamuzanye mu mwuka. Yamuzanye abanyamwuka. Bira ni ibintu byabaye mu mubiri. Nababwiye ngo iki? Narababwiye ngo nta mugabo w'umutima ufite ubwenge. Tumugore n'abana be. Ngasanga undi. Niba hari umuntu mubi ukereye ingabo zizamurwanya atabizi. Ni umuntu tumugore ufite abana akajya gushaka undi azabyaza. Niba udashaka intambara
siga umugore ufite abana ujye gushaka umugore wacuze, kuko abana b'umugore mukuru nibahangana n'ab'umugore muto nta wundi uzaba warakereye izo ngabo, ni wowe nyiri kubabyara. harya Mbabazi, amarira y'ababyeyi yavuze kuri izi kamera, nabonye amasura ntigeze mbona kandi biyubashye ku nkuru ya Murava andi Gafaranga. Ababyeyi b'umutima barira. Gafaranga aramubwira ati uriya mugore urijije, ibi ndabivuga ntayobewe ko nashenye. Nujya no kwandika ubusa wandike ko nabivuze, ndemera ko nashenye, ariko sinataye urugo. No, sinigeze nkora ikosa ryo guta iki urugo. muri make cyafite inshingano z'umugabo, ntago nanazireka, sinanazireka. Ikosa ntashobora gukora ni ugufata situwasiyo yanjye n'umugore nkayikubitisha abana banjye. No, kandi buriya ni uko mwe mutabizi uko abana ugenda uberera imbuto, sibyo? yego. Niba ashobora gufata umufuka w'umuceri, umufuka w'amakara, litiro 4 z'ubuto, imiti 3 y'isabune iriya minini, n'urugero, sibyo? Ndakumva cyane. Aba bana uzababwira ngo isiko arabanga bakwemerere? Ntibibaho. Aba bana niba ufata weekend ukabasohokana, ntubabwire ibibi bya nyina cyangwa ibyabaye, ugakora ibijyanye n'abana. Aba bana niba babona bataka inkweto ukayibaha, bakenera amata ukayabaha, icyo bagusabye ukagikora mu gihe ugishoboye. Aba bana wababwira ngo isiko ni mubi? Birashoboka? Ntibibaho. Rero imbuto werera abana nizo zigenda zibereka uwakoze iki amakosa, sibyo? yego. Abazi Gafaranga n'umugore we wa mbere, yego, wavuga ko yamuhoye iki? yari umunyacyaro rega, ntabwo yari asirimutse. Buretse rero yari umunyacyaro wamwumvaga, wari umunyacyaro umenyereye ubusambanyi bwe, wari umunyacyaro umenyereye ubusinzi bwe, yari umunyacyaro ariko azi kwihanganira ingeso z'umugabo we. Burya rero dore inkingi ya mbere yubaka urugo ni ukwihangana. Kutihanganye, utihanganye nyine uyoboka amategeko, sibyo? Uremera ko iki kibazo kibaye kuri Gafaranga, abari baramubuze bagiye kuririraho, ni naho bagiye kumubonera bose. Urabyemera? Ababuze Aneti Murava, noneho dore irembo nibo bariciye. Umwana yaravutse. Uzi impamvu ngo uyu mwana yaravutse? Arahari. Kare kose. Arahari kuko uyu mwana namukoresheje kuri tabone y'ikigano cya narekuye. Harya ntibasezeranye? Barasezeranye. Urakoze. Ari yaje ikomeye cyane. None se yageragamo nakamererwa kubitwa. Voilà. None se nkubaze, Aneti yaje ari Marine Gafaranga atoraguye? Wapi? Niba bivuze ngo dore ko n'ibintu bimeze. Gafaranga yataye umukenekazi, ashaka umukirekazi. Gafaranga yataye umuntu udafite ubwiza n'isura ariko ufite uburyo mwihangana n'amafaranga make bakasangira ubwo umukene, asanga umukene. Ubu turi mu kirego, turi kureba impamvu z'impamvu turi hano. Ntabwo nibwemere ko yataye umukene agasanga umukire. Ni kureshya n'imitekerereze yawe, kandi wabikurenganyiriza yaba atagira ubwenge. Ko na Aneti Murava yemeye gutwara iranda ko Gafaranga yari afite amafaranga ari yakurikiye. Igeze aho rero byanze bikunze donadone, sibyo? Byanze bikunze hagati na hagati. Iyo usize umugore ufite undi usanze, hari ibyo ubujugunya hariya, hari n'ibindi ugiye gutoragura hariya. Naga kanzo kunyemerera ko nongere ngasome. Hano hari akandi kantu mfite cyaho gusomera nako kateje ikibazo hanze. Nako nakumbishe ngiramo n'ubwoba buriya ngo uri miritaka kuri umwe. Yamureka ngo turimire kuri bose cyarimwe. Ntabyera ngo de nubwo ngo ari umwana wo kwa pasteur, amakuru mfite nuko nawe ngo nawe reka nze ngo kubita amakuru noneho uretse kuyasoma ngo hayo nari mfite.
Murava yakubitaga umugabo. aho ngaho ibyo ngibyo uvuze nawe nibyo ngiye gusomera. Urankurikiye? Murava yakubitaga Gafaranga. Gafaranga yakoze ikiganiro ku Isimbi. Urumva? Nahanuye ubu buhanuzi haciyeho icyumweru Gafaranga aza gutaka ku Isimbi ati nkubitwa no ariko abivuga mu migani. Urankurikiye? aho turi kumwe Abantu bakurikiye iki kiganiro ku Isimbi nzi ko gihari. Uranyumvise? yego. Noneho ahubwo Gafaranga akajya atinya kumudiha ushingiye ku mpamvu z'uko ari ngombwa kuba atari ngombwa kubyinjiramo. Gafaranga rero ejo bundi agira atya abe yikoze mu mitana yibwira batanaza ati nka guca kubeshya n'undi munsi nazamutse Icyangugu utantegeye reka nkwereke uko intama zambarwa. Gafaranga ashaka kurangiza diru guheza umwuka finale. Urumva? Afata na telefone hari ibyo yasibye n'ibindi agenda asiba kuzimanganya iki ibimenyetso atakira umuntu umwe uri hanze. Urumva? Maze gutakira umwe mu bantu bari hanze y'igihugu iryo bamugira inama baramubwira ati uramenye ihangane aho kugira mwicane wataha cyangwa se ukareba aho ujya. Aneta aripfisha rero. Gafaranga we yasohotse azi ko diru yayirangije. Umugore abagize akomiye umunwa. Hanyuma bose rero nta Neti nta Gafaranga, cyane ko Aneti yabigezemo ashaka kubiyobora. Bantu bareba utuntu tw'utuvideo umugore yamamaza akabare, hari ibyo bari baragabanye bo ubwabo. Umwe tuzajya ukora ibi, undi nawe uzajya ukora ibi. Umugore agatunga amafaranga ye n'umugabo agatunga aye. Urankurikiye? Bapfuye iki rero? Isente kunanirwa kumanaginga ibyo bataruhiye. Ibise ni amatiku. None se data wanjye baramucumbikiye. Aho bamucumbikiye birarangirira he? Murava agiye kuvuga ati bo kugambirira kunyica no kumpoza ku nkeke egari divorce. Ariko nawe nirengagize ngo ko hari ugiye ngo ajyaga anyuzamo ngo umugabo akarya iki bari mu bandi bagabo. Ntabwo ibyo icyaha ni cyagaragaye kandi watatse n'uwareze. Gafaranga ntiyabiregeye. Ariko umugabo ngiye ka twiganire Theo. Tuganire tuve ku byo kuva umuntu n'umurokore cyane umupagani. Umugabo wakubise umugore wowe ukimufata nk'umugabo koko tubwizanye ukuri tuganire. Nta mugabo ukubita nta mugore ukubita umugabo. Hanyuma umugabo se akubita umugore? Kubera iki? Ni umunyembaraga. Theo. Sindi kumwe naye kuyo gitekerezo. Impamvu nuko ntangana nawe. Ariko nta mugabo wakubise umugore? Nyine nta n'umugabo nta n'umugore ukubita umugabo. Bajya bakosora. Ariko ubundi tubwizanye ukuri. Abagabo bigize ingare bajya bakubitwa. Oye, ubundi tubwizanye ukuri. Sinzi wise umwana we ntabareshya. Ubundi hari ibintu bibiri abantu batazi. Sibyo? Yego. Ubyaje umugore bwa mbere. Kabiri. Gatatu. Sibyo? Uratorongera uragenda. Urifashe uti ndabona rero aho Imana ingejeje ntago nkireshya nawe. Ntushaka kureba aho ugeze niba uwo mugore hari aho yaba yarabigizemo uruhare.
maze rero mbibira ibanga umugore w'umutima nyuma kandi n'abagabo bahohoterwa nabo bareke nta mugabo wahohotewe bireke hanyuma yego abantu bareke gukina n'urukundo n'amarangamutima y'abantu hanyuma tumenyesha abantu ko Baraka yamaje kubyimba ni umusore wacu kandi ni umwe mu basore bubashye Imana bakorera umurimo w'Imana mu itorero ADPR Paruwasi ya Remera yego mbere yuko bayisenya agomba kubanza gushyingirwa twabaye duhagaritse impamvu zo gusenya zimwe mu nsengero za ADPR kugira ngo Baraka abanze arongore ushaka rero gutwerera Baraka ni umusore ajya kuri Baraka TV arebe nimero turiseriye kandi turiseriye aho turiseriye cyane yes afite ubukwe rero mu kwa munani ku itariki 23 dusigaje amezi 2 n'iminsi urumva nabifashe mu mutwe ushaka rero gukorera umugisha kugira ngo iyi Ngaramakirambi ive muri ubu busiribateri imaze iminsi yitoza gusimbuka urukiramende ariko inda yikoreye hano nakasa mutwe rero akore siporo kugira ngo aya mabondo atazamubangamira uyu muduri oya uganiriye nabi sinda se inda bundi ni umuduri uyu muduri ni umwe bavuze muduri utukana nabi ni hanyuma abantu bashaka gukorera umugisha kuri hori nawe nabaye iki nge nta urashonje urashonje byanyu byose urareba nabi rwose baguhe hanyuma rero twanzura reka dushimire by'umwihariko abantu bagize icyo bakora ku buzima bwacu mugubwe neza Baraka azakora umuntu Baraka uzakora umuntu ryari Imana niyikora umuntu Imana yo mu ijuru ntabwo uzigana Adamu ririya tunda so wagize ngo bapfa gusoroma hakenewe azajya muri boy shower niho bazayimugiramo inama nizere ko mu nama utazatubwira ngo intebe ntazihari ngo igitanda na matera ntabyo utangira utubyinishe kiriwanzenze ngo na nyuma ya zeri igira ite ngirakora abagutwerera bagutwerere hakiri kare Baraka ntuzansebye sinshaka kuzabona aba YouTube bakwataka bagukoramo inkuru warubashye Imana ugutwerera gutwerere kare indabo zawe baziguye hakiri kare umugore umutima ahindura umugabo we umusizi umugore wawe ashobora gutuma wivuga ikivugo mu bandi bagabo bakagukomera amashyi ariko umugore mubi mu nteko y'abaturage ku wa 2 saa 8 ushobora gutunga urutoki bakakubwira bati manura wituraza aha utadukerereza hano ibyo ugiye kuvuga turabizi byihorere urumva aho kantu urakumvise ndakumva niyo mpamvu ikosa rya mbere Gafaranga yakoze sindi kumurimiraho itaka ariko iki giti yateye nta gisorome sibyo uhori niba ari ikintu cyankomerekeje na n'uyu munsi mu bintu byambabaje umutima ni uguhagarara ku ruhimbi na Bibiliya ukambara impeta itagira nyirayo ubizi neza wowe wambaye impeta uhagaze ku ruhimbi ugiye kubwiriza abantu ngo bakomere wowe udakomeye bazubake wowe rudahari niba hari ikintu cyangoraga nabonje kugurwa nacyo muri divorce yanjye ni ukwivuga nitwa Nibishaka Theogene umugabo wo mu divorce cyane ntabwo akavugaga nitwa Nibishaka Theogene ndi umukozi w'Imana ntushireho kuri umupapa reka da hanyuma ngahita mvuga ngo ndi umupapa ndi umubyeyi ntuvuye ngo ndubatse mfite ariko ijambo ndubatse nkari kwepa mfite umugore umwe n'abana runaka ibyo ngakwepa nakoreshaga ijambo rimwe gusa rivuga ngo ndi umupapa ndi papa w'abana kandi uzareba no kuri YouTube ndavuga ngo ndi papa w'abana sibyo utajya uvuga umugore Theo nonse arahari munavuga ibihari noneho tugaruke hano sibyo yego uremera ko
ibi bintu icya mbere niba agafaranga yaragerageje kwica umugore yego umugore nawe akagerageza kumuheza iki umwuka bose Imana igakinga akaboko ntihagire uwica undi hanyuma se Murava yiteguye ko nafunguza agafaranga akamubabarira bazasubira mu gitanda kimwe azavuga ati n'ubundi ni mudutandukanye umujinya avanye muri iriya sima n'ubundi yawuntura ubwo byerekeje he hagati na hagati vuga ngo pasu ni hagati na hagati ni pasu ni pasu hagati na hagati 50% etaje bikaba amatafari undi agatwara amabeti none kabana kwa pasiteri mu gusenya namwe mu bushamu none bara kwa pasiteri namwe ntimutubere ubu rero wabimenya akakanya uhuye n'umugore wa mbere wa gafaranga uzi ibyishimo ariho ubu oya nta byishimo afite Theo dore ngaho ndi imbere y'Imana nta byishimo afite umugore w'agafaranga ahari akumva ko umugore wamufunze yaramutaye agasanga nta byishimo afite banza wumve hori none umugore w'agafaranga wa mbere banza unyumve umunsi mutesi umunsi Ferdinata n'uzasana n'agasanga mutesi byari bimeze bite indeze shabyihorere wizana ibyo bintu urukuzana ntago mbishaka namugeraho uramushaka hiki sisitimi simbise ndayizana yose yuzuye nese byo kwisimba bishaka hiki ndahaje twiganirire ndaguha mikoro si icyemezo nafashe twabonye ko turi buganira ariko rero kwisimba uri kujya gushaka hiki mutesi umushaka hiki Sandrine uramushaka hiki ndaje ntaho ndaje tugarukire hano harimo urukuta ko nurenga dodani ndaguha mikoro nta dodani ndenga ahubwo nazisota uyu mwanya turi kuvugana banza umenye iki ngiki umugore w'agafaranga mukuru yakundaga umugabo we turukumvikana aho turagendana ikimenyimenyi ntabwo umugore w'agafaranga yayobewe aho umugabo we aba ngo ashorere abana azahereze mu kebati umugore mwi nkuyemo akanjye karenge izi sinzi ishoboye kuzisokoza akira sigara nawe uzidefiriza si yagumanye nabo na bugingo n'ubu urakoze ntabwo rero anejejwe n'ibyabaye ku mugabo we ahubwo aragira ati indaya yantwaye umugabo y'indokore ni hame hamwe uravuze ngo none se si ikinyarwanda nyamara hari ahantu turagiye muri ratimu turagiye Theo oya banza ugende gake ubu umugore w'agafaranga mukuru aragira ati inshinzi yantwariye umugabo yansenyeye ni hame hamwe ireba icyo nayirushije ni hame hamwe kuko umugari cy'Rwanda uravuga ngo wirukana umugore ngo uri guguna akazi uri mirabongo icyo mutabonye ni erega washenye urugo rwa mbere bura aha niyo mpageze ndatinya buriya urugo rwa mbere rwakunaniye inshuti yanjye ukabona ruranze inama nakugira isumba izindi byihorere ujye ugura ku kiro oya nabyo bireke ubehute ibintu byo kwidefanda abehate ngo nukuri ngo murabona ngo ndacyari muto ngo nabuze uko mbigera oya ubundi byanze ni ikimenyetso cy'uko byanze akaburiye mu isiza ntabwo mu isakara bikunda watakaje umwimerere umuntu wambariye ubusa bwa mbere ukabona kunyuze mu myanya y'intoki ori ukabona arazinze aragiye ukabona aragiye ukwezi 2 3 umwaka 2 3 5 sha reka nkubwire karafure nushaka umuntu ngajya kuraho buriya abantu reka mbwire abantu bari muri procedure zo kwaka divorce nibabireke babireke Theo niba hatarimo ingumi hori sibyo yego niba waragiye kwaka divorce ngo umugabo ni umusinzi akaba impamvu ari uko ayanywera ariko agasinda atahiwe ntagukubite hatarimo ibintu byo kwicana iyi divorce genda ubwira urukiko ko wabivuyemo ko wari wayobye ni ukuri kose buri ikintu cyatuma njya kwaka divorce ni ibintu byo gukinisha kwicana ho ntayaka pe
ariko hori kubwira ngo umugabo yakennye nta kazi agira reka njye kwaka divorce nzishakira umugabo ufite iki akazi sha uzaririmba urwo ubonye ubu nureba ubu gafaranga amazemo iminsi ngahe n'uwa kabiri ubu tuvugana rero izi saha yego ubu tuvugana nibwo atangiye aratangira gushira ubwenge neza ku gihe saa 8 z'iri joro kubera iki muteze icyo gihe ahari bukenere kujya kunyara akabona agomba kurindira saa 11 za mu gitondo ubunenyera uko bishaka ubu mu kanya saa 11 nibwo bari bujye kunyara urankurikiye ndagukurikiye cyane saa 8 z'ijoro rero ubu nureba ubu kubera amafaranga ubagiye gushaka icyangombwa cy'abarwayi kugira ngo bajye bamuzanira ibiryo byo mu nkono ahubwo mbaza arabizanirwa nande ikibazo gikomeye umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahagarara ntureba ngewe mu minsi yashize reka mbivuge n'ubwo umugore yabinyiyana ngewe nagiye kumusaba imbabazi ujya gusaba imbabazi umugore wawe yego hari ibyo muzi hori iyi nkuru ni cyashya najyanye na marene twahuriyeyo ibyacu byarenze igaruriro ubwo mbivuze mu kinyabupfura aho ndakumva uzi icyari kibinteye ni ikibazo umwana yambajije pa kuki utabana na mama gutyo gusa umwana ndamubeshya ni hano mba ndi mu kazi niyo mpamvu iyo mbakumbuye nza kubareba cyangwa namwe nkawe bwamutege moto muze mu ndebe buriya ikindi niba uzi ko watandukanye n'umugore mukaba murengeje imyaka 5 mugafata 6 7 mutabana heba kuraho umugabo umaze imyaka 7 yibana n'umugore umaze imyaka 7 yibana umwe muri getoye n'undi muri getoye sha nubundi kakanu kari kuzabahuza ngo kabe network yo kongera kubahuza kaba kararangiye mitima yanyu yaramaze kwakira indi kirimo kereka waragize imana uwo mugore ntaryamane n'undi mugabo babaye bararyamanye se ntabwo byakunda hari yuba wahiye hori umutasi ntiyasana kwa badarirene uvuze umutesi ntiyasana kwa badarirene kandi ugira amatiku ndibarije umutesi umushaka hirya ndibarije ariko nawe ndingiye ni kandi ari umubazi umusanga bimasa kumubazi wibimbaza ko gafaranga uri kumuvuga ntabwo mbishaka unyeretse ibyo nahanuye ko byasohoye hari ikindi se reka nibarize na karoka muri ubwo buhanuzi bw'icyo kiganiro uza kubukurikirana uraza bwose kugenda ubwumva aravuze ngo abantu mwese mukora kuri izi cana zisa nk'izikomeye ibyanyu bigiye kujya ahagaragara reka nibaze ni bande bavuga ibyabo bigiye kujya ahagaragara ko ari bamwe na bamwe twagiye tubona bagiye bakora kuri amacano nka isimbi izindi zigiye zitandukanye ibintu byabo byatangiye kujya hanze erega abantu barabizeye sibyo abantu barabizeye yego twabonye amarira ba mama runaka ibigugu runaka ba bigi runaka ntawe izasiga idatwikuruye sibyo yego abantu babonye nerekana order limit y'ubuceri Imana yari inyihereye nkuraho yo nongeye gushimira abantu mwamfunguje mungurira umwavoka mwarakoze ndashaka kuzakora ikiganiro cyihariye cyo kubashimira mwarakoze nubwo ubutumwa mwangeneye butangezeho Brazil ngo yaraburiye kandi hori ibyo ni ibyavuzwe ariko biranahari none se zare screenshot ntabwo ngize ibitse imana muri telefone yanjye tuntu bugarura ni sinyizifite se wamaze
kucyara amafaranga yawe ndakubwiye ngo mvuganire ari kuri grand frère yewe yarekeraho rekeraho ngaho akugire kankuvugire oya kumvugira wongera ugarura ibyashize simbishaka c'est grand frère abantu batavuga ngo nibyo twateguye ngo ni nyoni ngo turi kwigira nyoni nyinshi gezaho hori gezaho Brazil wabandi mureke mwihorere imbarare niyirire oyagezaho rwose please hanyuma rero gafaranga niyihangane faranga niyihangane ko ntacyo yabaye ariko none amuvuga ngo yihangane oya hara nta muntu kujyanamo hari gukina nawe ntago wakubita umugore ngo leta ikureke gutyo ariko nanone umugabo ukubita umugore ubundi ngiye nibaza ikibazo hori umbwire nguye nimero y'umugore wanjye nushaka azaguha ikiganiro cyangwa se anakikwima umuntu aganire wenda inbox bisanzwe nakubwira ko hari urushyi rwanjye azi uzangaye undi umuntu ufite ubwenge buzima utekereza akubita undi gute ariko ntabwo simbyumva ukubise umuntu muri burarane mu gitanda ubwiwe n'iki ko ari bukubita icyuma mu musego nijoro utangiye kugona nawe ukubise umuntu ugutekera ugusasira ese nibi nabyo tubitwerere satani wagowera byo kwa gafaranga nese hano satani naharimo aya satani nuko nta rukiko yaregera ngo rumwakire rimwe na rimwe hari ubwo arengana ubayeke satani bavuga ngo kirarengana aya hano nta satani urimo reka nibarize kano kantu nari ngafitiye amatsiko menshi cyane soze ndigenda sigaje gutya byuzure gutya urumva ukuntu bimeze reka nkwibarize kano kantu nari ngafitiye amatsiko abamama bamwe na bamwe bakomeye abamama bamwe na bamwe b'abavugabutumwa abapasiteri abahanuzi baraje baranavuga ko uru rugo rwa gafaranga nanete murava nta mana irurimo inarushyigikiye Aneti murava ararwana arahambana kubw'umugabo aremera barabana uyu munsi ibyo abantu bavuze cyangwa ibyo abantu bababujije cyangwa ibyo abantu babagiriye inama birasohoye Theo ni iyihe nama ushobora kugira uyu muryango w'uyu mugore n'uyu mugabo dore ko bafitanye n'umwana ejo n'ejo bundi mwana kugira ngo azabeho nabi abashe kubaho neza bere kwiteza isi nihe inama uri bubagire nk'umuntu mukuru ndetse nk'umuntu wubatse imbere yabo isi se barayiteza karindwi hari ibitarajya hanze nk'izo telefone ya diretinze byari birimo ntituramenya ibyari birimo buriya rero none se historique ntibaho erega ibintu ni bibiri buriya abantu bajya kugezanya mu mapingu byaramaze kurenga urwego rwo kuganira ntabwo gafaranga rinze ubwo yinjira mu maboko ataraye ataraganiriye yego byanze bikunze afite uwo yaganirije murava ntabwo yabuze umuntu w'umubyeyi yisanzuyeho ngo baganire sibyo ubu turi kuvugana kuba gafaranga ari muri RIB ntabwo bisobanura divorce ahubwo dore impamvu yaho divorce ishobora guturuka nuko gafaranga murava bashobora kumubwira bati babarira umuntu genda umusabira iki imbabazi ariko ntibikuyeho ko gafaranga yari ashatse kumwivugana none akavuga ati umujinya ari buvanemo urahita umuha uburenganzira bwo gushyira mu bikorwa ibyo yagerageje ku bw'ibyo rero reka ngende musabire imbabazi sibyo yego ariko ndazimusabira nanjye ndi iwacu sinjye wa mbere usebye n'ubundi ntacyo ndusha umugore wa mbere yego yego babonereho ravuga ati dutandukane utazanyica warabigerageje nanze kugufungisha ngo ntabe umwanzi w'abantu n'umuryango cyane ko ubu ndabizi simbi igiye kubyirukankamo n'abari ku isimbi mwihangana aka kantu kuba ngakekeyemo sibyo kagaruye Theo
oya ntabwo ninjiyemo cyane karambuje ukavuga oya ngakatiye mwaho nanjye ngira ko mvugaho oya nakarungu ni kamwe nagake nanjye kangira ko mvugaho nagake reka nangira ko mvugaho nagake abantu benshi ba diskise baravuga bati kuki buri muntu wese wakiriye na channel Isimbi TV kwa Sabe ndetse na nyirayo bakomeje kugenda bahura n'ibizazane byo gusenyuka kw'ingo zabo ndetse no kugwa mu mitego igiye itandukanye nta butunzi butagira ibitambo ahubwo kuko abantu benshi batanze urugero baravuga bati murebe byabaye kuri Mutesi byabaye kuri ba mama Asiya ibibaye kuri Aneti Murava gusimbuka ibipangu bigiye bitandukanye iriya ntebe rero y'Isimbi yicaweho n'abantu benshi ibibuno bitandukanye kandi bidahumeka kimwe byanze bikunze intebe y'Isimbi hari uwayisuriye arayihamya arayihamya koko uwo rero no mpamvu kumugana uvanga bafite amarnyo barogana ubwo rero iriya ntebe y'Isimbi Sabe abatwumva ashaka abakozi b'Imana bayidelivure na mikoro bazidelivure na mikoro bazidelivure hari oya biri seriye abantu batagira ngo ni brag hari igihe umuntu yinjira mu buzima bwawe cyangwa mu mushinga wawe hori akaguhamya nta muntu urinjira iwanyu intoryi ntizongere kuraba urusenda rukahita rwuma urusenda rukuma dodo akarima k'igikoni ntikongere inkoko ntizongere gutera inka zigahita ziteka ntizongere gukamwa ntesaba nitubagira barahari none se ubwo bite byanyu ntisobe ko hari umuntu uha amafaranga cyangwa akaguha amafaranga akaba akuziritse oya Isimbi iriya ntebe bayisengere ariko wa mukene uri inyuma yawe ari kwirya nawe bamusengere yatangiye kubyimba kugeza aho mushuti we nyine ngasenyeye buriya agafaranga ni mukuru we oya ariko urabizi umugore mukuru ni mwene wabo ni mushiki we mu muryango urumva niyo mpamvu yishimye ubona yanezerewe bara wamenye ko agafaranga byagize kuriya uraza kubimenya umva muko iwanyu arafunze muko wanyu bamufunze gafaranga nawe uzi gafaranga ura bishop Imana imworohereze umugabo useka umugabo mugenzi ariko uramuzi umugabo useka umugabo yogoshe insyo ndi yondi nawe azamwogoshe tukatsindwe n'Imana ni ibintu bisanzwe ariko ngire ngo yaratunze mwene wanyu anetise umugore we mukuru ntawe nzi oya nta mwene wacu bikiga nta mwene wacu urashaka oya nta mwene Rusizi Rusizi bose ntago ari bene wacu shaka bene mama ni barindwi babandi bavuga izina ry'Imana oya ibyo ry'Imana nabo ntabo nzi baravuga ngo umuvandimwe ngo muri Kristo Yesu n'abavandimwe nyine muri Kristo Yesu abavukanyi banjye ni naba barindwi abandi mu mpatira sinzi abari ariko urumuherereze njyewe oya genda umwana wa kabiri mu rugo wa kabiri gusa nk'umuntu wabonye amafaranga ukiri muto se aha bya bene wacu njye bene baba ni barindwi nta mushiki wanjye mfite urashakana na gafaranga kereka umuturanyi w'iwanyu ni umuturanyi w'iwanyu mu karere ntawo nzi twikomereze ese ko umukwe ko gafaranga yakanye gafaranga biragenda ambasha umugabo mu byago rero babona kubwiye ngo aho umugabo aguye aho kugira ngo narenze twatse muri iyi minsi adukura oya erega dore nibyo nabwiye abantu njya kuva muri izi nkuru ubundi ahantu urenzaho utwatsi ni ahantu ibyago bigwiririye umugabo mugenzi wawe atarabyiteguye ari nk'ibintu by'impanuka bimwikubiseho ariko ibintu umuntu yagizemo uruhare ibyatsi se waba birundaho ngo bigende bite ariko nibishaka ubwashize umugabo witwa Canon Antoine Tayisire Dr. yego avuga ati abadivorce bibaye byiza rwose mwajya mubirinda sibyo ntimugendane nabo yego ndetse byaba ngombwa mwajya kwaka inama nimuhugurwe nabo none koko ibyo yavugaga ntago tubirebesha amaso buriya oya ntago nemeranya nawe kubera iki impamvu ntemeranya nawe abadivorce ni babiri ahubwo yavuze mu kihe gice cyane cyane abagore ni abadivorce bose cyangwa
ni cye gice yavuzemo abagore njyewe uzampuze nawe none icyo kibazo kimubaze mpari uzamubwira uti umuhanuzi nibishaka ntago yigeze yemera ikintu wavuze impamvu sibyo dufite abantu badivorosheje ku bw'ingeso zabo na kamere zabo mbi zabananiye ariko hari n'abandi batunguwe n'ibyago byo kudivorusa urumva kudivorusa kwa Theogene ntibyica inama nzima iri muri we ahubwo hari inama nzima just ubwo waba ari nka bya bindi byo kuvuga ngo nta nshuti yo mu kabare nta nshuti y'umumotari nta nshuti y'umusambanyi nta nshuti y'umuyutuba oya nta nshuti y'umusambanyi ariko ibaho ibyo nta nubwo umuntu yaguha pasi ibyo nta kibazo uyu mwanya rero reka tugire abantu inama nibyo nabivuze sinzi hora Sikove ariko yaravuze ati muzajya mubona abagore ku bibero ibimero byabo bibakurure mubashyire mu mago nimubagezayo musange ari tete vide bo umugore apfunyitse mu mugore kandi burya ntibazakubeshye nta gasozi kadafite habayeho ubu se aka kanya tuvuge ngo gafaranga aciye nk'amabere use tuvuge ngo Aneti yaciye nk'amabere kandi na meya ari mu rukiko kubera kuzira kugira gusa ibyo ni ibiki ariko mubona Dawidi watanyaguje intare amapiyesi akayashira hariya yabona amabuno y'umugore akamurongora amuseguye Bibiliya kandi Bibiliya yanditsemo ngo gusambana n'icyaha ubu se uri umusore ahubwo ndakubonye Bibiliya yawe yibikahe umbwiza ukuri ntumbeshye iri muri telefone yewe niyo muri telefone koko ariko na Samusoni aragenga ahirika inkingi za Yeriko yose arahirika ariko abonye Delila ngo ageze kuri bene wabo w'uyu nguyu ngo akozeho gusa ngamwogosha imisatsi n'inzara tugaruka ahangaha kugira ngo tutarengera tukajya mu bitari ngombwa nta shano ryacitse oya na Mutesi agize gutya akoze kuri Ferdinand ariko wa muhungu we ushobora kuba wanga Mutesi ni inshuti yanjye ndamukunda ushobora kuba yagarutse ariko ahubwo abantu bashaka gukoresha ibintu by'amakeke abantu bashaka umuntu batekera mu bukwe abantu bashaka umuntu batekera bagane Pastor Mutesi byose arabikora umuntu ushaka ko bamutekera mu bukwe aba ni mwene data none se kuri kumwamamaza kuri channel zose niba yakwishyuye nyine nimba yanyishyuye kandi akanigi bose insigano gurumva mugomba kumutwara ngaho mwamamarize neza tuguhaye abantu bashaka kugira umuntu batekera mu birori abantu bashaka umuntu bambika neza mu birori byabo amakanzu y'ubukwe amakote y'ubukwe amakeke abantu bashaka amasalade abantu bashaka bife gukoresha mu bukwe bagane Pastor Mutesi Aime Prudentienne umugore wa Murindwa Ferdinand byose arabikora kuva yava Dubai dekaraye ko ubu ngubu yiziye muri gahunda nta wundi mugabo wibagiwe no kubandika nta wundi mugabo ni Ntwari Jacques arahari tukunkoresha amakosa ubwo mbagira ngo ndebe ko mwakijijwe ibyo mwavuze muri tumwe okay tugaruka ahangaha ariko abantu bamugane hanyuma ikindi kandi Mutesi Aime Prudentienne biri muri domaine ye nibyo yize hoteleri kandi isuku igira isoko n'umunyesuku yego ibiryo yatetse wabirya nta na gahunda yo kurya wari ufite aha rero ntago tumwamamarije nk'abiyoberanya kandi niyo twaba twiyoberanije gikuru nuko mubyumvise turamaze oya hanyuma ntago ngiwe Mutesi numwe mu bamama bazi gutegura neza decoration ye iba imeze neza abantu rero badafite nimero ya Pastor Mutesi wayibabwira yabaza kuza kumureba mu kiganiro cyacu kuri channel ye bakayikora ariko kugira ngo abantu batayoberwa nimero ya Pastor Mutesi reka nyibibwire ni 0788 Pastor Mutesi ni 0788 0788 31 86 ushaka rero reservation wamuhamagara kuri iyo nimero anniversaire dote ubukwe busanzwe urukiko kandi ibintu ni munangi
banyarukira no kuri turamwamamarije naza kubona iki kiganiro aze kohereza ituro ku mushumba azirire ayanyihere nazakwihere basi anyihere macyambe nirira nta kibazo itewe tugana ku soho kiganiro cyane niki ushobora kubwira abantu bose reka mfate urugero muri rusange mvuge igitsina gore bareke guhohoterwa mu ngo zabo bajye kurega hano dushimire abantu mwese mwari mudukurikiye nakagaruka ku nkuru zacu ariko mbasabe ngo mwongere mukore subscribe ku Manirahari TV muzamure iyo nica no twungutse abantu ro mudukurikirana ku Iriba ry'Abera TV munyarukire ku Imana Irahari TV ntabwo ari Irahari TV nta nubwo ari n'Imana TV Imana Irahari TV bakore subscribe kandi dusabiye umugisha abantu bayikoze ukimara kumva iki kiganiro rero warakoze subscribe ku Manirahari TV ejo mfite amasengesho y'umwihariko yo gusengera aba subscribe banje bose naye nzaho dusengane nta kibazo kandi biri seriye ejo umunsi w'ejo abantu batagira ngo ibyo mvuze ni pranka umunsi w'ejo ejo kwa gatanu se nzirirwa mu masengesho nsabira umugisha umuntu wese wakoze subscribe ku Iriba ry'Abera TV ku Manirahari TV niba bazi ngo ndi kubeshya izacu ntabwo basabira ntago bandeba namwe muzasengera abakiriya bandi niba bazi ngo ndi kubeshya abantu bari mu mujyi wa Kigali ufite umwanya uze kumamagara kuri WhatsApp yanjye 07 83 01 002 ejo uzaze dusengane utagira ngo ni prank ako nawe uzivuga nabi ntabwo ari 07 83 01 002 yebwe nahita mvuga 0 sawa